Muraho neza, nitwa Uwimana Patricie, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ku wa kabiri ku itariki 24 z'ukwezi kwa cyenda 2024. Karibu muri Isanga, tugiye kuganira ku byerekeranye n'ibiryo by'ingurube byitwa hydroponic food. Ku batanzi, ndi umwe mu borozi b'amatungo magufi bororera mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Rusebeya, akagari ka Mberi, mu mudugudu wa Marimba. Ku bashyashya nabagira inama yo kwiyandikisha kugira ngo mwiyandikishe mukane kukazogera kugira ngo ninjya nsohora ibiganiro bijye bihita bibageraho ako kanya bigisohoka. Hydroponic food, ikiribwa cy'inkoko, ikiribwa cy'ingurube, ikiribwa cy'inka, ikiribwa cy'ihene, ikiribwa cy'intama, ikiribwa cy'inkwavu, ikiribwa cya songerigi n'ibindi, igezweho muri iyi minsi. Bayitabiriye, bayikoresha barimo barabona ibisubizo ubwo mitwe. Nk'uko bamwe muri mwe mubizi, ibiryo by'ingurube birahenze muri iyi minsi, birahenze cyane ku buryo umuntu atitonze wagaburira ingurube ukayigaburira ugasanga noneho wayishyira ku isoko amafaranga baguhaye ugasanga rwose ntabwo yagabuje. Bivuze ngo urabaho ugaburira ingurube gusa. Tumaze kubona icyo kibazo rero, twagerageje kwishakamo ibisubizo dufatanyije na RAB, dufatanyije na FAO n'abandi n'izindi nzobere. Noneho duhinga ubwatsi, noneho tubihinga dukoresheje ikoranabuhanga. Ntabwo bisaba kuba ufite umurima, ntabwo bisaba kuba ufite ifumbire. Icyo bigusaba nyine ni ukubonaho ubuhinga nk'uko mubibona ku ifoto yacu, ukaba ufite n'ibyo bihingwa twakoresheje ubu ngubu, ibinyampeke. Ushobora no gukoresha ibinyamisogwe, ariko mwigerageze nyine twakoresheje ibinyampeke, ibigori n'ingano, kuko nk'uko bamwe mubizi mu kugaburira ingurube ibigori cyangwa se ibinyampeke biza kumwenyura. Kuri iyi foto rero murahabona ibigori. Ibi ni ibigori bigeze igihe cyo gusarurwa, hasi hari ingano nazo zimwe zigeze igihe cyo gusarurwa, n'ahari ahagana ku ruhande hari ingano zigeze igihe cyo gusarura. Bivuze ngo ibi ni ibiryo, bivuze ngo Rusebeya dufite ibiryo byo guha amatungo yacu. Igihe ufite inkoko, uhinga uyu munsi, nyuma y'iminsi 4 ugasarura, uhereza inkoko zawe. Waba ufite ingurube nkatwe, ugahinga uyu munsi, nyuma y'iminsi 6 ugasarura, ugahereza amatungo yawe. Waba ufite inka, uhinga uyu munsi, nyuma y'iminsi 8 ugasarura, ugaha inka zawe. Ubu buryo bivuze ngo uyu munsi urasarura, uhinge, usarure, uhinge, usarure, uhinge. Noneho biragufasha ku buryo umwaka wose, iminsi 365 uba ufite ibiryo by'amatungo yawe. Imvura yabigwa, izuba ryaba ricanye, ntabwo ubura icyo ugaburira amatungo yawe. Afite inka, numva yuko Rusebeya twabonye igisubizo. Cyane cyane ngo ndabwira abanyarutsiro begereye aho twororera. Mugiye kureba uburyo ki tugaburira iyi hydroponic food, cyangwa se twavuga ngo dukurikira mu ifumbire. Ntabwo ujya mu ifumbire, dukoresha amazi. Murabona ko umukozi ari kubikora. Bivuze ngo nawe niba utayizi, niba wifuza kuyikora byakorohera, urabona ko tubigenza. Mwakoze rero kuba mwashoboye kwitabira iki kiganiro. Reka mbareke murebe uko bagaburira hydroponic food. Noneho buhoro buhoro muzagenda mubimenya, hanyuma murusheho kugaburira amatungo yanyu bitabahenze. Naho ubutaha mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Uwimana Patricie.